Yesu ashimwe inshuti bavandimwe, mbahaye ikaze mu mwanya mwiza wo kwiga ibyigisho by'ishuri ry'isabato Ngendibyiringiro Jean Luc, naho aha turi kwigira ni kuri chaîne ya Gospel Sava. Icyigisho twatangiye ni icya gatandatu, gifite icyo kwibuka kivuga ngo undire Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Zaburi y'116 umurongo wa mbere ndetse n'umurongo wa kabiri. Baratubwiye ngo iyo tuvugana n'inshuti, yaba abo tubana cyangwa inshuti zacu inshuro nkeya, iyo sano iragabanuka, ubwo bucuti buragabanuka. Ariko iyo tuganira nabo kenshi gashoboka, duhuza urugwiro, isano ikomeza gukomera. Niko rero n'umushyikirano tujyana n'Imana umeze. Iyo dushyikirana n'Imana cyane mu ijambo ryayo, ya sano irushaho gukomera. Ariko iyo tuyirengagiza nabyo bicika intege. Muri iki cyumweru rero turagenda twigira hamwe, cyangwa tuzagenda turebera hamwe ibitekerezo by'abantu bagiye babana n'Imana, bagakomeza isano yabo hagati yabo n'Imana, aribo biswe intwari mu gusenga. Uyu munsi kwa mbere w'isabato, ingingo y'uyu munsi tariki 3 Gicurasi, iravuga ngo Daniyeli umukiranutsi. Tugiye kureba urugero rwa Daniyeli wari umukiranutsi kandi wabanye n'Imana, isano yafitanye n'Imana ikamukomeza, bigatuma abasha kuba ingenzi mu butumwa bwiza, kandi akabasha kuba umuntu w'agaciro. Imana yashimye ko amenya iby'ahazaza akabishura hakiri kare. Reka dusenge ubundi dukomeze. Data mwiza, tugushimiye ko uturinda umunsi ku wundi atari uko tubikwiriye, kubw'ubuntu bwawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nubwo twica umushyikirano tujyana nawe, ariko ntabwo tujya kure, n'ubu uracyadutegeye ibiganza, muri twumva ijwi ryawe duhindukire. Tugiye kurebera hamwe ibyitegererezo by'abantu babaye intwari mu gusenga. Tugiye kwigira by'umwihariko uyu munsi kuri Daniyeli. Uduhire, uduhe amatwi yumva, kandi tuvugure umushyikirano tujyana nawe, kugira ngo tubashe natwe kuba abakristo nyakuri, kandi tubashe guhinduka rwose ubwo ugiye kurekura urusaza twiteguye tubane ubwami bwo mu ijuru. Dure mu mwanya tumara aha, yaba njye n'abo twigana, mu izina rya Yesu, amen. Daniyeli umukiranutsi. Baratubwira ngo Daniyeli ni umwe mu ntwari zikomeye zo muri Bibiliya. Tuzi kandi inkuru ya mbere nk'uko tuyisoma muri Daniyeli igice cya mbere, ahanditswe ngo maze Daniyeli agambira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami. Ndetse kandi ibi byanditse muri Daniyeli igice cya mbere ku murongo wa 8. Nanone kandi Daniyeli na bagenzi be batatu, Imana yabahaye kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge. Ariko Daniyeli we agira ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi. Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 17. Bibiliya igaragaza Daniyeli nk'umunyabwenge, uko biri muri Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 20, n'igice cya kabiri umurongo wa 14, no mu gice cya kabiri umurongo wa 21, wa 23 n'uwa 48. Impamvu ni iyihe? Ni ukubera ko Mwuka w'Imana yari muri Daniyeli, yari muri we, nk'uko tubibona muri Daniyeli 4 umurongo wa 9 n'uwa 18, ndetse n'igice cya 5 umurongo wa 14, no muri Daniyeli igice cya 6 ku murongo wa 3. Ikindi kandi Daniyeli yari akunzwe n'ijuru cyane, nk'uko bihamywa muri Daniyeli 9 umurongo wa 23, ndetse wabisoma no muri Daniyeli igice cya 10 umurongo wa 11. Aya yose ni amagambo agaragaza umuntu wari ufitanye n'Imana umushyikirano ukomeye kandi urambye. Tubonye ibintu byinshi Daniyeli yungukiye mu kujyana umushyikirano n'Imana. Yabaye umunyabwenge ukomeye, aba umuntu w'icyubahiro, akundwa n'ijuru, kandi aba umwe mu bamenyeshejwe, mu bahawe ubushobozi bwo kumenya ibyerekanwe byose ndetse no gusobanura inzozi. Daniyeli, iyo twiga ubuhanuzi tubona ko yahishuriwe ubuhanuzi mbere y'uko buba, kandi nk'uko twagiye tubibona amateka y'isi yagiye akurikirana, twabonye neza ko atigeze asobwa mu byo yahishuriwe byose. Niko byagiye bikurikirana, kuko Imana yari imukunze, ijuru ryari rimukunze, bitewe n'umushyikirano yajyanaga n'Imana. Ntabwo byaje nka gift, byaje nk'impano, nk'ingaruka y'umusaruro
w'amasengesho Daniyeli yagiraga, ariko atari amasengesho gusa, ahubwo yari yarahindutse rwose. Yari umunyamasengesho kandi bitari mu magambo, ahubwo n'imibereho ye ihindutse rwose. Yari inshuti y'Imana. Muri Daniyeli igice cya kabiri, igihe umwami Nebukadinezari yacaga iteka ryo kwica abanyabwenge bose b'i Babuloni, Daniyeli yashatse imbabazi z'Imana bimuhishurira inzozi z'umwami zari zihishwe, nk'uko tubisoma muri Daniyeli igice cya 18. Igihe Imana yahishuriraga Daniyeli inzozi z'umwami, uwo mwanya Daniyeli yarasenze. Muzi inkuru za Daniyeli na bagenzi be, nk'uko tubisoma muri Daniyeli mu gice cya mbere. Babonye n'ikigeragezo cyo kurya ibiryo byabaga biturutse ibwami, kandi twabonye ko byabaga byarabanje guterekerwa ibigirwamana. Daniyeli agambira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo biryo, kandi Imana yamufasha. Ibyo basabye kurya, ibiryo byari byoroheje, byarabatunze, ndetse ubwo bajyaga kumurikirwa umwami basangwa ari bo bafite ubwenge n'ubushishozi kuruta abandi ngo inkubwe 10, ndetse banasa neza n'igihagararo cyiza. Mu gice cya kabiri rero haje ikindi kigeragezo cyo kuramya umwami n'ikigirwamana yari yakoze. Daniyeli muri Daniyeli igice cya kabiri tuhabona noneho haza ikindi kigeragezo cyo kurotora inzozi umwami Nebukadinezari yari yarose. Abantu bose zarabananiye, ariko Daniyeli yiyambaza Imana, ayisaba ko nimugirira imbabazi imuhishurire izo nzozi, maze Imana irazimuhishurira. Daniyeli arangije arasenga. Kuko ibi byari bifite agaciro. Itegeko ryavugaga ko abanyabwenge bose, abakonikoni, abantu bose mu gihugu bashakirwagaho ubwenge bari kwicwa. Daniyeli na bagenzi be nabo bari muri abo bantu. Bityo rero Imana yakoze igitangaza, yishura Daniyeli inzozi umwami yari yarose, bituma Daniyeli arokora bagenzi be nawe ubwe n'abandi bose bari kubigenderamo. Kandi izo nzozi nk'uko twabibonye zari inzozi zihisha amateka y'ahazaza y'ingenzi, nk'uko yagiye anasohora. Daniyeli ubwo yaramaraga kubona uwo musaruro mwiza w'amasengesho Imana imuhishuriye, yarongeye ngo arasenga. Dusome muri Daniyeli igice cya 20 kugera ku 23. Baratubaje ngo kubera iki Daniyeli yasenze, kandi ni iki dushobora kwigira kuri iri sengesho. Daniyeli igice cya 2, reka dore ku murongo wa 19 tugere ku 23. Handitswe ngo nuko ibyo byahishwe bishurirwa Daniyeli mu nzozi yarose nijoro. Maze Daniyeli ashima Imana yo mu ijuru ati, izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Niyo inyuranya ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Kandi ihishura ibihishwe byahatagerwa. Izi ni ibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo. Ndagushimye, ndaguhimbaza wowe Mana y'abasogokuruza, umpaye ubwenge n'ubushobozi, unsobanuriye ibyo twagusabye, kuko utumenyesheje ibyo umwami ashaka. None ngo kubera iki Daniyeli yasenze, kandi niki dushobora kwigira kuri iri sengesho? Baratubwira ngo uko imyaka yahitaga, abami bakima ingoma kandi bakagenda bavaho, Daniyeli yakomeje kuba umujyanama w'abami kandi akagaragazwa nk'umunyacyubahiro, kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we. Ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Daniyeli 6:4. Daniyeli yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro, nk'uko bihamywa muri Daniyeli igice cya 6:5. Nubwo bagenzi be bari bamufitiye ishyari rikomeye kandi bagacura imigambi yo kumugira nabi, nk'uko tubisoma muri Daniyeli igice cya 6:6 kugera kwa 9, Daniyeli yakomeje imibereho ye yo guhora asenga nta bwoba afite. Hano ikibazo batubaje ngo kuri iki Daniyeli yasenze, yashimye Imana kubera ko niyo yari imuhaye ubwo bushobozi, niyo nyiri ubwenge bwinshi no kumenya, ngo imenya n'ibihishwe kuko umucyo ubana nayo. Bityo rero Daniyeli ashimye Imana ko atari we ubwe wishoboje gusobanukirwa ibyo yari asobanukiwe, ko ahubwo ari Imana bimuhaye nk'impano. Ntacyo tugomba kwirata. Hano tugomba gukura icyitegererezo gikomeye muri iri sengesho ry'uko
igihe hari ibyo dusobanukiwe, igihe hari ibyo tugezeho, twe gushima Imana kuko twebwe ubwacu ntacyo twakwigezaho atari Imana ibiduhaye cyangwa se bidushoboje. Daniyeli yakomeje kuba umwizerwa, ingoma zirasimburana, Babuloni ivaho hajyaho ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Daniyeli agumaho akomeza kuyoborana n'abo bantu, ujeho wese yamugiraga icyizere, ndetse ngo umwami yatekereje no kumwegurira igihugu. Yari umuyobozi mu Bamedi n'Abaperesi kuko Daniyeli ari umwiringirwa. Tubona kandi Daniyeli bagenzi be bamugambanira. Ntabwo bagenzi be bamugambaniye bakamugirira ishyari ari ba bandi babanaga ku gasambi k'amasengesho batatu, oya, ahubwo nabo yari asanze mu buyobozi bw'Abamedi n'Abaperesi bamwangaga bitewe n'uko yari afite igikundiro, yari umwizerwa ku mwami kandi atari mwene wabo. Kubona rero umunyamahanga yizerwa cyane mu gihugu cyabo, baramwanze bamugirira ishyari, aribwo bamugambanaga bakamuta mu rwobo rw'intare ngo yasuzuguye itegeko ry'umwami. Ariko yari yahaniwe ngo ko yasengaga kenshi ku munsi kandi bagomba gusenga umwami wenyine. Daniyeli ntiyahinduye ubwoko bwo gusenga kwe, yakomeje gusenga Imana yo mu ijuru, ndetse inshuro yasengaga ahubwo ngo arazongera. Imana ntabwo yamutereranye, yaramusubije. Kandi Daniyeli tubona muri iki gitekerezo cyo tubona ko Daniyeli yaje kurokorwa, intare ntizamurya, Imana ibumba akanwa k'intare, Daniyeli avamo ari muzima. Nguwo umusaruro wo kubana n'Imana. Iyo twishyize mu mwanya mwiza wo kubaha Imana, wo kuyigandukira, wo kuyihesha icyubahiro mu batuzengurutse, Imana nayo iratwubaha, Imana iduhesha ikuzo, Imana yacu itugirira neza kuko twayubashye. Ntabwo rero izatwubaha tutayubaha. Imana ntabwo izatugirira neza twebwe tutemera kwitangira ubutumwa bwiza bwayo. Ntabwo tuzagaragaza imico idatunganye ngo Imana ikomeze kubana natwe, ikomeze kutugirira neza. Ibyo bigira igihe birangira kuko twanangiye imitima. Reka tuba abana b'Imana nyakuri. Dufate urugero kuri Daniyeli, yari umukiranutsi ariko utariyemeraga mu isengesho. Abantu uyu munsi wa none bajya biyemera, tukigira nk'abafarisayo ko dusenga cyane ngo kurusha abandi. Ariko Daniyeli n'igihe yarasubijwe mu masengesho yari yasenze asaba ko Imana imurotorera inzozi ze, ntabwo yabyishyizeho ubwe wenyine. Yasenze ashima Imana ko yabarotoreye we na bagenzi be, kuko wari umurunga bafatanyije w'amasengesho. Daniyeli yari umukiranutsi kandi uca bugufi. Hano barongeye baratubwira ngo dusome muri Daniyeli cya 6 umurongo wa 10 na 11, ngo ni iki imirongo itubwira kuri Daniyeli. Daniyeli cya 6 umurongo wa 10 ndetse n'uwa 11 haranditswe ngo, nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko, maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguwe yerekeye Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Daniyeli uko twari twabivuzeho ruguru, ubwo itegeko ryashyirwagaho yuko nta muntu ukwiye gusenga indi mana uretse umwami Dariyo, Daniyeli yarabyumvishe, amenya ko byanarangiye rwose umwami yashyizeho ukuboko kwe, yasinye iryo tegeko. Aho kugira ngo Daniyeli agire ubwoba, ahubwo none afungura idirishya yerekera Yerusalemu, kuko umwami Salomo yari yarasenze avuga ko umuntu uzasenga yerekeye Yerusalemu wese, yerekeye ku rusengero rw'i Yerusalemu, agomba kuzasubizwa. Daniyeli yarabikoze kandi yarasubijwe rwose. Iyo usomye muri iki gice ubona ko Daniyeli yaje gusubizwa. Batubwiye ngo ni iki imirongo itubwira kuri Daniyeli. Igihe Daniyeli yabaga asakiranye n'ingorane, we yarasengaga. Ntabwo yasaraga ngo induru ayihe umunwa, ahubwo yacaga bugufi agasenga Imana, kandi Imana ntiyamuteranaga, yaramusubizaga. Mbese njye nawe twitwara gute mu bigeragezo? Iyo dusakiranye n'ibigeragezo, mbese twibuka kujya gusenga cyangwa ahubwo tujya kure y'Imana? Daniyeli we rero ubwo yabaga asakiranye n'ingorane yarasengaga. Nubwo hari abashakaga kumugirira nabi, yahoraga asenga ubudacogora inshuro 3 ku munsi nk'uko yari amenyereye.
ndetse mu buryo abantu bashoboraga kumenya, yasengaga inshuro 3 idirishya rye rikinguye ryerekeye i Yerusalemu. Daniyeli ntabwo yihishaga ngo kugira ngo abantu batamuseka. Urubyiruko rw'uyu munsi wa none dufite isoni zo gusengera ahagaragara. Tuba twumva ari igisebo, tuba twumva bisebetse, atari ibintu bikwiriye abajene nkatwe. Ariko niba tutaterwa ipfunwe no kwakira imigisha y'Imana, ntidukwiye no guterwa ipfunwe no gusenga Imana ahagaragara. Ntabwo dukwiye guterwa ipfunwe no kujya mu rusengero dushima Imana yacu, tuyihimbaza. Ubu umusore udasenga aba yumva ariwe muntu ngo winiga, ngo ukomeye, ngo ukaze, umuntu ugezweho. Wabaza umusore ngo meruka mu rusengero nka rimwe mu mwaka, ukumva si ibintu aha agaciro. Ngo ariko ngo njya niherera ngo ngasenga Imana yanjye, ngo nkayishimira. Oya, tera intambwe ufatanye na bagenzi bawe musenga Imana. Kandi Imana iyo dufitanye imishyikirano nayo uhamye, nayo iratwibuka kandi iradushyigikira. Niba tudaterwa ipfunwe n'imigisha yayo, dukwiye no guterwa ipfunwe no kuyisengera ahagaragara. Dusoza iyi ngingo, ikindi tubona ni uko isengesho rya Daniyeli ryari igikorwa kigaragarira amaso. Yarapfukamaga maze akibanda ku gushima Imana no kuyinginga. Ibi bikaba bibiri Daniyeli yibandagaho bibaye ingume muri iyi minsi, birabuze mu masengesho yacu. Akenshi dusenga Imana tuyisaba, igihe kinini cyane dusenga Imana tuyisaba, ariko twibagirwa ibihe bibiri by'ingenzi: gusenga dushima Imana kandi tuyinginga. Kwinginga harimo kwihana, hakabamo kandi no gusorezwa amasezerano. Ariko akenshi dusaba Imana gusa, buri gihe tuba tuyisaba gusa, nta na rimwe dupfa gushima Imana. Daniyeli bikaba bibiri by'ingenzi byibandwaga mu masengesho ye, kwari ugushima Imana kandi harimo no kuyinginga. Ikindi twabonye ni uko ngo yapfukamaga, ntabwo yasengaga mu buryo bwo kwihishahisha. Dukwiye gufatira urugero kuri Daniyeli rwo gusenga bituvuye ku mutima, kandi dusabane n'Imana gusa igihe ibintu bimeze neza. Ahubwo n'igihe bitameze neza tukabana n'Imana, tukaba ariyo tujyaho mbere y'abandi bose, tukaba ariyo dutakira mbere yo kugira undi wese dutakira, kandi tukizera ko Imana izabana natwe. Ikindi, ntabwo uzaca umushyikirano ufitanye n'Imana ujye wibuka Imana igihe uyikeneye gusa. Iragukeneye na cya gihe wumva usa nkaho utayikeneye, kuko nicyo gihe uyikeneye. Uko wubaka ya sano ufitanye n'Imana, gushyikirana n'Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, uzisanga cya gihe ukeneye Imana cyane, Imana iri hafi yawe cyane. Ikindi tubonye ni uko Daniyeli ibi bihe byinshi yabigize nta n'urusengero bafite. Aho bagiriye mu bunyage ntaho basengeraga, yasengeraga iwe mu rugo, ariko nigeze anamuka ku gusenga Imana ye. Ariko twebwe niba insengero zifunzwe, ndetse bitewe n'aho dutuye akaba ari kure cyane y'aho dushobora kubona urusengero dusengeraho, bihita birangira. Umushyikirano dufitanye n'Imana urahagarara, isabato ikaribatwa ikibagirana rwose. Ugasanga umuntu ntakibuka ko kwa nyuma akwiye kwitegura isabato, ku isabato nta wundi murimo akwiye gukora, ahubwo ugasanga imirimo yabaye isanzwe. Mwarabonye muri Covid, n'uyu munsi wa none aho insengero zifunzwe cyane, bigoye kugera ku nsengero ari kure. Ntabwo umuryango wakwifatanya ngo usengere mu rugo, cyangwa ngo umuntu ku giti cye, byaragabanutse. Ariko turi kubona n'icyitegererezo cya Daniyeli wasenze ari mu bunyage imyaka yamaze yose, atajya gusenga ngo ahure n'abandi ku rusengero. Ntabwo yigeze ituma adasenga Imana ye, ahubwo nibwo yakomeje gusenga, kandi Imana imwishyurira ibikomeye muri icyo gihe yabanaga nayo mu isengesho. Ngo wifashishije, basoza baratubaza ngo wifashishije inkuru nk'iyi, ni mu buhe buryo inzitwazo zawe zo kudasenga zidafite ishingiro? Iyi nkuru irakuraho za nzitwazo tugira zose. Ku rusengero habaye kure, ntabwo nyishobora kujyayo. Urwo rwitwazo ruvuyeho kubera ko Daniyeli nawe ntiyajyaga ku rusengero, nta buryo yari afite bwo kujya ku rusengero,
kandi umushyikirano we n'Imana wakomeje gukomezwa. Ikindi, hari abitwaza inshingano nyinshi zo muri ubu buzima bakaburira umwanya igihe Daniyeli yari umuyobozi ukomeye. Yari umuyobozi ukomeye kandi si yabaye umuyobozi mu gihe kimwe, ahubwo ibe yabaye i Babuloni mu bunyage. Igihe yabaye mu bunyage cyose, yaba i Babuloni yaba mu Bamedi n'Abapesi, icyo gihe cyose yakimaze ari umuyobozi kandi ukomeye, minisitiri w'intebe. Ariko nta na rimwe yaburiye umwanya igihe cyo gusenga, buri gihe yarasengaga. Imana yakomeje kubana nawe kandi umushyikirano we warakomejwe. N'inzitwazo nyinshi twagenda dutanga nta gaciro zifite, ko Daniyeli ni icyitegererezo cyiza. Imana amahoro iduhe gukomerera muri yo. Tugirane umushyikirano n'Imana uhoraho, tureke inzitwazo izo arizo zose, kuko nta na rumwe ruzadutsindishiriza imbere y'Imana ku munsi w'amateka. Uzajya uzana urwitwazo ubone uwarutsinze. Bityo rekaho kugira ngo duhangane n'Imana, ahubwo dusabe Imana itubashije kugendera mu byo idusaba. Tugirane umushyikirano n'Imana uhoraho, akagozi ke gucika, ahubwo gakomere kabe umurunga ukomeye, maze uko tujyana isano n'Imana tuzakomera no mu minsi mibi. Cya gihe dukeneye Imana cyane tuzasanga itari kure yacu, kuko natwe tutagiye kure yayo. Imana iduhe amaso ya mwuka, kandi dufatire ingero nziza kuri Daniyeli umukiranutsi. Twige kubana n'Imana mu bihe byiza n'ibibi, kwishima, kuyiha icyubahiro kiyikwiriye, kandi igihe cyose dusenga tujye dufata umwanya uhoraho. Ntibibe iby'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, ahubwo bibe umurunga wa buri munsi. Tuyambaze izatwumva, ku munsi w'amakuba izadutabara. Imana ikomeze kubana natwe kandi bitubashishe, mu izina rya Yesu, amen.